Yinzheng cyangwa QINSHIHUANG, umwami w'abami cyangwa ampereri umushinwa uriho n'uzabaho adashobora kwibagirwa. Uyu mugabo iyo ataza kubaho icyo twita ubushinwa birashoboka ko kitari kubaho. Ubuhangange ndetse n'ubuhanga bw'igihugu cy'ubushinwa birashoboka ko uyu munsi wa none tuba tutabubona. Tekereza kuri ibi. Uburayi bwa none bugizwe n'ibihugu 44. Abantu bavuga ko iburayi iyo uteze indege mu gihe kitarenze isaha imwe uba winjiye mu kindi gihugu gifite umuco, ururimi, imibereho ndetse n'ubuyobozi bitandukanye naho uvuye. Kurundi ruhande ndagira ngo utekereze ku Bushinwa. Ni igihugu kimwe kiruta ibyo bihugu byose by'iburayi maze kukubwira byishyize hamwe. Kikaba igihugu cya kane ku isi mu binini ndetse n'icya mbere mu bihugu bituwe cyane. Abashinwa bavuga ko iyo hataza kubaho uyu mwami QINSHIHUANG, Ubushinwa bwa none buba bumeze nk'uburayi bw'ubu. Buba bugizwe n'uduhugu duto duto twose dufite guverinoma zatwo kandi bigoye guhuriza hamwe. Kuba Ubushinwa bungana uko bungana gutya niyo mpamvu Abashinwa badashobora kwibagirwa uyu mwami. Ese uyu mugabo cyangwa uyu mwami w'abami QINSHIHUANG ni muntu ki? Ni gute yabashije guhuza Ubushinwa bwari butatanye akabuhindura igihugu cy'igihangange? Uyu munsi Soma Top Books yabateguriye ikiganiro ku buzima bw'umwami w'abami wa mbere w'igihugu cy'Ubushinwa. Ni umwami wakoze byinshi bitangaje kandi wabayeho ubuzima butangaje buri wese yakwigiraho kuba intwari. Benshi batekereza ko iyo Afrika igira umuntu nk'uyu nta gihugu wari gusanga kizitiwe n'ibibazo, urugero nk'ibyo kudakora ku nyanja, ubutaka buto n'ibindi, kuko hatari kubaho ubwinshi bw'imipaka ndetse no gucikamo ibice kw'ibihugu nk'uko tubizi. Wakoze gukurikira Soma Top Books, tubafasha gutera imbere gahoro gahoro kandi buhoro buhoro. Tubasangiza ubumenyi n'amahame babiri mu bitabo biri top byagufasha guhinduka no guhindura ubuzima bwawe. Kora subscribe, like kandi usangiza abandi iyi video. Urakoze cyane, uhabwe umugisha. Yinzheng cyangwa QINSHIHUANG yavutse ahagana mu mwaka wa 259 mbere y'ivuka rya Yesu. Avukira mu murwa w'igihugu cya Zhao ari wo witwaga Handan. Iki gihe Ubushinwa tuzi uyu munsi bwari bugizwe n'ibihugu 7 ari byo Qin, Zhao, Han, Chu, Wei, Qi ndetse n'igihugu cya Yan. Papa wa Yinzheng yari igikomangoma cy'igihugu cya Qin, noneho aza gutwarwa bunyago mu gihugu cya Zhao. Aha akaba yarahamaze igihe kirekire ahafungiye ndetse aza no kuhahurira n'umugore baza kubyarana umwana bamwita Yinzheng, nyuma waje kwitwa QINSHIHUANG. Abifashijwemo na Lu Wei, iki gikomangoma cyaje gucikishwa gisubira iwabo muri Qin. Uyu Lu Wei yari umucuruzi w'umuhanga wari utunze amafaranga menshi kandi wavugaga rikijyana. Uyu yaje gukora uko ashoboye acikisha iki gikomangoma ndetse kigeze n'iwabo agifasha kugera ku ngoma. Mbere gato yuko iki gikomangoma kiba umwami, kiba cyarakoze ibishoboka byose kikazana umugore ndetse n'umwana cyari cyarabyariye mu gihugu cya Zhao. Uyu mwami mushya ntiyigeze atinda ku ngoma, yaje gutanga biba ngombwa ko umwana we Yinzheng, icyo gihe wari ufite imyaka 13 y'amavuko, amusimbura ku ngoma. Kubera ko yari akiri muto, Lu Wei wari warituwe n'uyu mwami akamuzamura akagirwa minisitiri w'intebe, niwe wakomeje kuyobora mu cyimbo cye paka ageze ku myaka 21. Iki gihe ntibyari byoroshye kuyobora mu Bushinwa kuko ibihugu byose nababwiye hejuru byahoraga mu ntambara, kimwe gitera ikindi n'ikindi gitera ikindi gutyo gutyo. Yinzheng ageze ku myaka 21 yarimitswe aba umwami w'igihugu cya Qin. Aha yahise atangira gushaka uburyo bwose bushoboka kugira ngo ahuze Ubushinwa bubu ubwami bumwe cyangwa igihugu kimwe. Ubusanzwe iki gihugu yari ayoboye cya Qin nicyo cyasaga nk'aho ari kinini gifite n'imbaraga ugereranyije n'ibindi bihugu byari bihanganye. Ariko ibi ntibyari bivuze ko
cyapfa kwigarurira mu buryo bworoshye cyangwa uko kiboneye ibindi bihugu. Ibi bihugu bindi nabyo byari bifite abasirikare bakomeye, ikindi bikagira gutabarana no guhana amaboko mu gihe igihugu giteye ikindi. Ibi byakorwaga mu rwego rwo kwirinda ko hagira igihugu kigira imbaraga z'umurengera kikazigarurira ibindi. Yinjeng akimara kujya ku ngoma yatangiye gutegura umugambi n'uburyo agiye gutera ibindi bihugu. Gusa bidatinze habuze gato ngo nawe ingoma yari amaze kwima ayiveho. Ese iyi ngoma yari agiye kuyikurwaho nande? Ndagira ngo wibuke, Yinjeng cyangwa QINSHIHUANG yasimbuye se akiri muto. Se agiye gupfa yategetse Lu Buwei wari minisitiri w'intebe ko agomba gufasha umwana we kugeza akuze. Uyu mwana nubwo yari yarasimbuye se ntiyari yakimye ingoma mu buryo bwemewe. Ibi byatumye Lu Buwei n'umugabekazi ari we nyina wa Yinjeng basigarana igihugu mu ntoki zabo, bica bagakiza. Muri iki gihe uyu mugabekazi wari upfaka yakiri muto abifashijwemo na Lu Buwei yaje kumushakira inkone yagombaga gukurira izindi nkone ndetse n'abaja mu ngoro y'uyu mugabekazi. Iyi nkone yitwaga Lao Ai. Dore uko umugambi wo gushaka guhitana Yinjeng aho wavuye. Lao Ai ibwami bari bazi ko ari inkone nk'izindi zose, ariko ntibyari byo. Lao Ai ntiyari inkone ahubwo yari umugabo nyamugabo, dore ko yarazweho no kugira ubugabo bunini. Lao Ai akigera mu ngoro y'uyu mugabekazi yaje kwishimirwa nawe, maze mu bwiru bukomeye ndetse no mu ibanga rikomeye bibanira nk'umugore n'umugabo. Kera kabaye Lao Ai yaje kumutera inda ndetse aranasubira byarana abana babiri b'abahungu. Iyi nkone yatangiye kugira imbaraga zidasanzwe, atangira gukiza uwashatse ndetse atangira no kujya agira uruhare mu myanzuro myinshi yafatwaga abinyujije ku mugabekazi. Kera kabaye byaje kugera ku mwami biturutse yuko iyi nkone yanyoye igasinda itangira kwigamba ko ari se w'umwami. Lao Ai abonye ko bimaze kumenyekana yapanze umugambi wo kwica Yinjeng abifashijwemo n'igihugu cya Wei. Ibi abikora ashaka ko yashyira umwe mu bana be ku ngoma. Iyi kudeta yaje gupfuba. Lao Ai arafatwa bamuhanisha igihano cy'urupfu. Bamuzirika ku ndogobe enye zireba mu byerekezo bitandukanye, zirakurura maze apfatanyutse. Abana b'uyu mugabo yabyaranye n'umugabekazi bahise bica na bene wabo bose kugeza ku gisekuru cya kane. Lu Buwei wari waragize uruhare mu gushakira umugabekazi iyi nkone, bamwambuye ububasha bwose ndetse bamucira hanze y'umurwa. Naho uyu mugabekazi we Yinjeng yamugiriye impuhwe, gusa aza kumufungira mu rugo aho yamaze ubuzima bwe bwose mpaka apfuye. Yinjeng cyangwa QINSHIHUANG yahise atangira umugambi wo guhuza Ubushinwa akoresheje amayeri menshi, abatasi ndetse na ruswa. Yarwanye n'ibindi bihugu byose kimwe kuri kimwe uko ari 6 mu ntambara z'injyana muntu, birangira byose abitsinze. Amaze guhuza Ubushinwa nibwo yahise yiyita umwami w'abami cyangwa Empereur QINSHIHUANG. Usibye gutsinda ibihugu byinshi akabihuriza hamwe, QINSHIHUANG yakoze ibintu byinshi bitangaje, harimo kubaka urukuta rurerure cyane mu mateka y'isi ruzwi nka Great Wall of China. Yubatse ibikorwa remezo harimo imigende y'amazi, ashyiraho uburyo rusange bw'ibipimo, ashyiraho inyandiko ihuriweho n'abashinwa bose, anubaka uburyo bw'imiyoborere na n'uyu munsi abashinwa bakigenderaho. QINSHIHUANG amaze gukomeza ubwami bwe yatangiye gushaka umuti wazatuma adapfa akabaho iteka. Agenda impande zose ashaka abaganga ndetse n'abakora maji bamuhuye umuti.
Aha yaje kutavuga rumwe n'abahanga bakurikiraga imitekerereze ya Confucius, kuko bumvaga ko iba arimo akora ari ubusazi kandi ko ibyo ashaka adashobora kubibona. QINSHIHUANG yaje kwica bamwe muri aba bahanga, abandi abacira ishyanga, arangije atwika ibitabo byose byari mu gihugu bitandukanye n'ibyo yemeraga, cyane cyane bya Confucius. Mu mwaka wa 210 mbere ya Yezu, QINSHIHUANG yaje gutanga ari mu rugendo, bivugwa ko yari yaragiye gushaka umuti utanga kubaho iteka. Aha bavuga ko yanyoye ubutabire bwa merikire maze buza kumuhitana ari mu nzira asubira mu murwa. Imva y'uyu mugabo iratangaje kuko bamuhambye ari kumwe n'abasirikare b'ibibumbano bafite ishusho y'abasirikare ba nyabo bita Terracotta Warriors. Iyi mva iri mu bintu bitangaje kuri iyi si, abantu benshi bava imihanda yose baza kuyisura. QINSHIHUANG yabyaye abana bagera kuri 50, harimo uwagombaga kumusimbura witwaga Fusu. Uyu ntiyamusimbuye kuko habayeho akagambane se amaze gupfa, maze apategetswe kwiyahura. Ibi bikaba byarakozwe n'abatware babaga hafi y'umwami. Umwami mbere y'uko apfa yari yarahaye ibihano uyu mwana we byo kujya kuba hanze y'umurwa. Umwami amaze gupfa, abari hafi ye mu ibanga rikomeye cyane barabihishe ku buryo nta n'umwe wigeze ubimenya, maze bandikira uyu mwana we urwandiko, bashyiraho n'ibirango by'umwami, bamwandikira bamutegeka kwiyahura. Ibi babikoze batinya ko najya ku ngoma azabica kuko atigeze ashyigikira umugambi wabo wo gutwika ibitabo. QINSHIHUANG yakoze byinshi bitangaje ku buryo adashobora kuva mu mateka y'Abashinwa. Niwe mwami wa mbere wagize igitekerezo cyo guhuza Ubushinwa, arangije abigeraho. Nizere ko hari byinshi wungukiye mu buzima bw'uyu mwami w'igihangange. Mwakoze kubana na Soma Top Books. Ntibibagirwe gukora subscribe ndetse no gusangiza abantu iyi video. Niba hari igitabo cyangwa ubuzima bw'umuntu wifuza ko twazabasangiza, andika muri commentaire. Murakoze, Imana ikomeze barinde.